Yes guys, kaze nanone kuri channel yacu ya Uburyo TV, twongeye kubashimira cyane mwe dukomeje kubana umunsi ku wundi. Mboneraho no gushimira cyane cyane we wakoze subscribe, we wakoze share, we wakoze like, we wanditse muri comment ukatubwira ko hari icyo ibiganiro dutanga bimara, ndetse nongera gusaba nawe utarakora subscribe ko wakanda subscribe. Ntacyo biba bitwaye, ni uburyo bwo gufashanya. Ningira nkugire uyu munsi ndaguha amakuru yizewe, nawe ume sub cyangwa ume niyo like kugira ngo umumotive ejo nzabone uburyo njya kugushakira andi makuru. Nta kabuza rero amakuru asigaye aca kuri channel ya Uburyo TV ni amakuru yizewe 100%, hahandi uzasanga ibintu twavuze igihe twabitangarije n'igihe twabivugiye bigomba kuba uko byagenda kose. Ahantu dukura amakuru, aho dusigaye tubashakira amakuru yo muri uru ruganda rwa cryptocurrency, ni ahantu hizewe, ikintu batangaje kiraba byanze bikunze. Guys, tutagiye kure rero, uyu munsi tugiye kugaruka ku mushinga mugari wa Pi Network, aho hari byinshi bikomeje kuwutangazwaho. Nk'uko biri gutangazwa na Coindex, igiciro cya Picoin gishobora kuzamuka mu mpera z'uyu mwaka, kandi gishobora kuzamuka ku kigero kiri hagati y'amadolari 2 n'amadolari 2.8, ni hafi amadolari 3. Icyo nicyo giciro kiri gupropozwa na Coindex. Niryo tangazo yamaze gushyira hanze ko Pi Network mu mpera z'umwaka ishobora kuzaba ihagaze ayo madolari. Ngira ngo ni amadolari menshi, ntabwo ari make ugereranyije n'aho ihagaze uyu munsi. Ubusanzwe Pi Network yatangijwe muri 2019, akaba ari umushinga wa cryptocurrency ushingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain. Ukaba uzwiho ubushobozi bwo gucukura hifashishijwe telefone zigendanwa, mobile phone. Ni ubu buryo ngira ngo murabizi ko nyine nizo dukoresha ducukura aya mafaranga hafi ya twese, cyangwa se umubare nyamwinshi. Ibi rero bwari uburyo bwo korohereza buri wese wabashije kumenya uyu mushinga wa Pi Network, kugira ngo nawe abashe kugiraho ake gace gatoya ko kwiyubaka cyangwa se kwifashisha akoresheje telefoni ye bitamusabye laptop, kugira ngo abashe gucukura iri faranga. Ngira ngo uyu munsi aho tugeze, abagera ku mamiliyoni menshi cyane, abarenga amamiliyoni bamaze gutangira uyu mushinga, cyangwa se bamaze kwiyandikisha mu mushinga wa Pi Network. Kera kabaye rero, nyuma y'igihe kirekire, nyuma y'imyaka myinshi, coin ya Pi iba ishyizwe ku rutonde rwemewe n'amasoko, ibigiye ku ma exchange muri Gashyantare 2025. Ngira ngo ibi murabyibuka, aho yagendeye ku isoko ni 2025 Gashyantare mu kwezi kwa kabiri nyine. Nubwo ibyari byitezwe kuri iyi coin atari byo byabaye, aho abacukura cyangwa se abapioneers muri rusange, nanjye ntivanyemo, twari twizeye ko izasohokera ku gaciro ko hejuru, aho twari twarisetinzemo cyane ko bizasohokera kuri GCV. Ngira ngo murabizi ko GCV ni 314,159 by'idolari, yari amafaranga menshi cyane, ariko siko byagenze, kuko Pi Network yasohokeye ku madolari 2, irazamuka igera ku madolari 3, ariko uyu munsi iri ku madolari 0.60, 0.70 hafi aho yamanutseho 78% ugereranyije n'amadolari 2 yasohokeyeho. Icyegeranyo rero cy'ibiciro by'amafaranga y'ikoranabuhanga ya Pi Network mu mpera za 2025, cyangwa se uburyo nyine byatangajwe na Coindex, imaze gushyira hamwe cyangwa se byose bisabwa imaze kubyegeranya, nibwo yahise nyine itangaza aya makuru. Nk'uko byatangajwe nyine na Coindex, Pi Network yitezweho kugaragaza ibimenyetso byo kuzamuka mu Gushyingo 2025. Ni ukuvuga ngo ni mu kwezi kwa 11 uyu mwaka turimo, nibwo ibi biciro bya Pi Network bishobora kujya hejuru, aho ishobora kuzamuka ikagera ku madolari 2
ndetse ikaba yanagera ku madolari 2.8 cyangwa se ibice 80 kugeza mu kwezi kwa 12. Ubwo urumva ni ukwa 11, ukwa 12 niho ibi biciro bisetinze bigomba kuba. Bikaba ari ikimenyetso rero cyiza cyerekana gukira cyangwa se ubukungu ku bamenye umushinga wa P-Network. Uyu munsi rero nawe urumva ko ushobora kujyamo ukagura aho ikiri hariya hasi kwa biriya biciro, hanyuma ukizigama mu mpera z'umwaka ukagurisha iyi coin. Guys, ahantu mba nakuye aya makuru harizewe cyane 100%. Uyu munsi ushobora kuba ufite amafaranga yawe make ukagenda ukagura uducoin duke ukicecekera, mu mpera z'uyu mwaka bizaba ibi biciro bizagerwaho. Coin waba ufite nawe uhita ukuba wenda niba waguriye kuri 0.6 urebe ugurishije kuri 2.5 yaba ari amafaranga menshi cyane. Kora subscribe ibindi nakagaruka.